karibu. Kuro. Oh, ni Dinette. Meze bitese. Komera cyane. Meze bo. Umeze neza. Sana. Yesashimwe. Ai mbaswe. Dinette urahageze. Umva, numiwe. Wa mukire gutya. Oya ni bisanzwe. Umva numiwe. Umva se ntukabye ni bisanzwe. Mani irarima. None se amakuru? Amakuru ni meza. Ariko mbe nyine wabaye umukire. Oya nukuri ni bisanzwe. Mbona ari bisa mani tekiza troko. Nawe tekiza troko. Ukuntu byose wari umeze. Cyane tubyihore none se amakuru ya Nuza ya Vicky. Ishafiki nyine araho ameze neza gusanga muri ko kuvugana nawe cyane nyine tu. Nubwo ari best ariko ntago nkunda gucinga cyane. Okay. Shana ajye merukana nawe mu minsi yashize ambwira ngo sinzi ibintu ari gutegura. Yego. Shabwo sinzi nyine. Shana none se amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza pera nyine ndaho ndashima Imana. Ndakwibuka ugisakuza disi. Muri class subizi akabuye. Umbaza ahubwo wabayetume uriya mushefu warasakuzaga ntabwo yakwandikaga. Mari uriya mushefu nyine. Waramuhaye ibiki? Cya gishefu ngena munaga ubundi kimunda. Urumva ariko nyine kubera ko yagira gisenya akakubimbwisha. Nako nabonaga nk'umuntu. Ndetse waramukunda. Niyo kareka gusinakunda na chef. Aho happy. Warasakuzaga warasakuzaga urumva nanjye nkavuga nose uracyaderanje ibaze ko animateur yigeze kuza muri classe rimwe urumva nyine azana liste y'urutonde ahita avuga ati ndabizi neza ko Dinette yasakuje avuga ati imbere vuba vuba noneho chef atajya imbere urumva ntabwo ageze asakuza ukuntu yitonda abanyinshi bose bahita bakomeye bagateka reka tini ikimenyane urumva akonye Kora chef yabivuze hajya twatandukanye muri turokome usi wasoje amashuri kuko mara ntasoje kera nose kuba umusirimu gahinduka sha nyine biba biraho wageze inama umugi ubundi muntu uziko nakubonye ngatungurwa we kwa Vicky naratunguwe cyane sha ahubwo se twaheze mu magambo menshi nkwakiriza ikizi sha kifite ndi kwinywera amazi igihari byara kinyakiriza Shana nubwo ugoranye disi. Wapi na mabye kugora. None se amagise so yashobora? Shana kibazo pe magi ndabaye. Kamuzanira amagi nta kibazo. Bitashije. Naseze narimbizi ko kuri bunsure. Sinari kubwiye se. Andi makuru Shani meza cyane gusa nyine ni wifate turazira bisubize se ari inshuti nta kibazo wifate pe none se ubwo uracyasenga nka mbere nibwo buzima ko muri class nabonaga wateriye hejuru none twajya gusenga muri kirite nibwo buzi akomera ukuririmba nyine shana aririmbaga pe ariko nyine wararimbaga kuki utakiririmba ibintu bigenda bihindukereka ariko no kurimba nyine nabikora ariko Sigaye numva bitangiye. Ngiye aho wahuriye na Vicky rero. Sigaye mbona warabaye undi muntu. Hani mbere wari umuririmbyi. Nabyadanje nyine nubwo mbishaka nabisubiramo. Urumva. Sha uzabisubira gusenga nibwo buzima. Cyakoze pe nibwo buzima nyine. Ariko nyine erega mani ibintu birahinduka. Tandukanya turokome n'ubu warasoje. Nose ubu ngubu sibyo twinjiye muri life yawe. Bimeze gute? Sha biragenda nyine nta kibazo urumva nawe nyine akazi sha ndabibona usigaye uryoshye nta kibazo pe sha ndabindi nyine tu biraho okay sha mbona kujya muri story honest sha ni sawa nta kibazo pe ariko Vicky wallahi Vicky mwamenyanye ngewe naratunguwe byaranunguye cyane nanjye byaranunguye mani biri se kubona nza kumusura nk'inshuti yanjye nkahakubona kandi nawe wari inshuti yanjye kera cyane ukuri byaranunguye cyane baze kurangerageze hari nabonye kunzanunguye cyane ukuri naratunguwe ndatungurwa byahatari nanjye byaranunguye byahatari cyane ubona muziranye nzi ko mutaziranye ariko nyine Vicky mani beto wanjye tu uzi ko Vicky nyisoza amashuri nago nitaye ku bintu byose bibaho nahise ngenda uziko nabaye umunyonzi we Jesus ko uri umukire gutya c'est vrai c'est nabaye umunyonzi soje amashuri
ntabwo wabinkora ntabwo baye umunyonzi mva mbese sha nyine ni Imana pe ni Imana yabikoze n'ubu nyine ndayishimira pe ayigejeje ikora ukaba mukire gutyo ndayishimira cyane uko nta muntu yabwira ngo abyumve oya babyumva cyane mva Imana mbese umva nzayikorera so buriya nanjye ikindi ni umva nanjye nawe mukire gutya uzi ko ibi bintu byoroshye cyane ushaka pepe upfa kubibona no akwize ngo baye umunyonzi nabaye umunyonzi birazamuka njya gucuruza amayinite nkora ibiki mbese nashakiye henshi kandi nyine urabizi kurangiza utihigiye mu iyi minsi kereka ufite za umva warasoje kaminuza zose naho ubundi utihigiye ni hatari rero kuro hari ikintu nshaka kukubwira yego bwira ndakumva nta kibazo shaka muri iyi minsi mfite ibigeragezo urumva wumva ngo ibigeragezo nubwo uri kumbona ameze gutya nyine cyane uze kumeze neza man ni kwa kundi nyine kuvuga ngo kugira abantu batakubona urumva ariko umva ibigeragezo biranyishe pe ahubwo ikintu nari nshaka urumva nshaka gufasha gusenga kuko urabizi niwe muntu nziranye nawe usenga bya hatari urumva nshaka gufasha gusenga tugasenga urumva ni ukuri ibintu bigeragezo tukabitsinda ni byiza cyane ni ukuri nyine Imana nubwo turi mu isi ibigaragazo byo ntabwo bibura ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo tubabazwa cyangwa nubwo tugeragezwa ariko Imana ibasha kudufasha tukihanganira ibitugerageza cyane ko bimeze pe gusa nyine ubuzima bwanjye ni ugusenga pe nanjye niyo mpamvu nshaka gufasha urumva ukanyigisha ijambo ry'Imana tukajya mu byumba tugasenga Mana yanjye nyine bose pe ufite nimero yanjye turi gukorigana nta kibazo ufite nimero yawe nzajya nkutera koru noneho nkubwire habaye ibintu by'ibiterane ahubwo njye nshaka ko ujya ujya no mu butayu oye naho ngaho nahagera bitewe n'ibibazo ufite muri iyi minsi naho ngaho nahagera ahubwo njye akantu nshaka ko nyine kuko tujyaho nyine najya nza ukandikisha ijambo ry'Imana urumva noneho nkasi hano mu rugo nkanga mu rugo njye nawe turi kumwe urumva ko byaba bimeze byari sawa nta kibazo wenda igihe ndi free wenda nagiye mu vugabutumwa najya nkubwira ukaza ujye umbonera akanya pe ujye umbonera akanya unyigishe umva Mana yanjye ibigeragezo mbitsinde kuko nkurikije ikintu cyiza umbwiye sibyo nanjye ngiye kwiyemeza mugurire Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo pe wabukoze nanjye nkurikije ikintu cyiza umbwiye ngiye kwiyemeza mugurire Bibiliya ijambo ry'Imana ugenda urifite mbabarira nimba ufite ibintu by'ibigeragezo nimba ushaka Imana ko shaka kubinesha yishake Imana agomba byimazeyo sibyo cyane ahubwo iyo Bible irakenewe ndakugurira Bible nguri igitabo cy'indirimbo waba uri mu rugo waba ugiye kuryama mbere yo kuryama ugasoma ijambo ry'Imana ukaririmba bizagufasha nukuri wabufashije wabumoreye nta kibazo ibyo byo ndabigukorera nukuri urakoze umva Imana iguha umugisha cyane chape urakoze yego papa afite umupanga yakuye ikayoverera ntabyo kwigira ngo muri abakongomani muzi kuruga ndagucurika gendo herera mukobwa muranunguye Imana gendo hobera uriya wambaye igisarubeti uriya wambaye igisarubeti iruka yambabarira iruka bamaze nitegura oya ubu ufite ikintu cy'umunwa cyishweza genda uriya urawo hepfo uriya wo hepfo orugo wo hepfo urawo hepfo ndi kubona uriya twigendere mwana twigendere tumwihore barabigize ngo nabakongomani bazajya batukubyana kira kiri mu bikimwa kira kimigubona gari kizi nimba kimwe ariko urarwana rumugunda iki kizima ni kizima nimba kimwe ko kibaga kizima mwa shira kimarara urandibirara narubwo rino twakubwiye uri ikimara cyane uragwaye usisimba ikoze ariko ibikongomani mwabaye gute siwe ndaguhitana ngiye bagamuzi none nawe ujyayosha iriya shamba ryo muri Kongo urari rudombo rijyayo nawe rudombo oya turagukubita urabizi wewe iriya shamba rya Kongo urarizi ma
Iki ubona gatari igipfu. Reka rero nzi nkubwire. Iki kintu ujye ukibona. Kansubiramo sha. Ubona gutari igipfu. Turakwahura. Iki kintu simbikoze. Dore konoke bakerekora ngo mbona barangoromo. Iki se ntago mbikoze. Hani ubona guri mu bagabo. Aya ceceka. Nyine buretse. Mwihora ubwihorerero bwene. Kimarara. Ngomani byabaye gute? Wakibona cyo kugenda mu nzira ukagira ngo ni ikintu cy'ikigabo. Ntago nabikora. Ariko wakigira. Jama hasi rero. Konoke riko reba nk'icyari ibijyo by'abana. Jama hasi. Sisi. Jama hasi ntabwo uri kumva cyane. Jama hasi wewe. Rudumbura. Ibura ukumugirira imwewe. Ibikongomana nagomba bitumazemo. Oya rudumbura. Iki kintu ngiye mbona gatari na kizimu. Rudumbura. Hareba cyambitse Rudumbura. chapo. Ubona guri mu Rudumbura. Rudumbura nawe ngeze ngo ndibwa nawe ma. Ebikore. Muri kaje. Ngeze Aho bero ura none wambaye impuzu. Ariko bura wowe. Siko mwanze nyine nawe nageje. Aho bero wambaye impuzu. Oya ngiye uzi ngo ndumusazi nawe ma. Jyayo nawe. Ngiye biraga ari ibintu byana. Ntabwo yabishobora. Carahari. Uko nukuntu ari igisa. Aho ngaho we. Reka nibashaka ibana kigonge tukihore. Dore nk'iki wara abakongomani. Abakongomani bahoze ari ibintu by'ibi. Baba ya. Karame. Gongo iki? Nose ngozi. Rudiga ubwo ndakona urusazi. Ngo baba ya umuntu narinzi nka papa kiryo ngo iki? Ako na urusazi ariko Arahobera ura mukobwa. ibintu byose uzikomenya ari ibisazi. Iki nacyo cyarasazi. Lemwage mugira ibintu. Ukabibona ngo nibiga gira vuba nyine uri Uwo muri none se ihabira gira hano ndakumena wowe. kandi ushobora gusanga n'iki ngiki kije ngo kiri muri bwa bwo se ubundi ikintu kingana nawe nicyo kuzana ngo bagihobere kubona kitateza amaboko ubwo na soni ufite kubona turejya nawe deba turebe wirebe oya turebe urebe dore ngo kirasa wagira ngo ntabwo giruka koga muri rimwe tunatuje imbere Mwana yanjye no baranyita. Oya basi mushyiremo Ndakumena. Gabutse mwamba bariye koko. ubwo na soni Bashiki banje mwamba bariye. suru kubona dufite revuye ninde mushiki wawe uri kuvuga hano uri kubona twe tukwitaye Nyamara Yesu yaravuze ngo tuzakundane. ariko ibyo ngibyo ntabwo bikenewe nta nubwo dushaka no kugusoza Rwose mwamba mupfukame. ukamese ngo tugufashe Mwamba bariye koko. ushaka iki icyo ushaka kugenda Baranyica rero. ushaka Mureke mbabwire. Barabahungu muri kubona hano muri igikongomani kandi uzi ko barya n'inzoka. None ibaze bageze ku nyama z'umuntu. Bazihekenya rero mumbabarire twanywanye hobeho byabindi byo muri primaire ndakeka namwe mwarabikini nawe izi saha ngo mwambabariye kuko bashiki banje nyine barabantu twanywanye hobe kandi hobe iyo bagusabye ikintu uragikora umwambabariye kuko basi mukamubera nkahita nigendera mushiki wanje wambabariye nyine nta soni ufite nyine ndabyemera ariko nyine mumbabarire rwose manzure reka zero natinyuka pe uraje no kwireba oya ariko dawiwe yashobora kuguhora yewe aho wese wamuhobe oya nawe muhobera ariko di umva ahubwo nanagende nta nubwo dukeneye no mugire kumureba n'ikibazo rino kote rwose ryaturutse mu kwa kane kwa sandine none tugufashe iki mbabariye koko okay nari genda ariko genda bemeje Dinette bite byawe ko guhera kare turi no mu materaniro nabonaga sinzi ikibazo ufite byagenze ute